Ubunyobwa tugiye kubaganirizaho ni ubwitwa arachide mu gifaransa, bukitwa peanuts mu cyongereza. Impamvu nuko hariho ibindi byitwa ubunyobwa nka cashew nuts, almond n'utundi kandi intungamubiri zirimo inyinshi bizihuriraho. Ubusanzwe ubunyobwa buribwa bukaranze, wabukoramo isupu, ndetse hari n'ababuhekenya ari bubisi. Ubunyobwa ni isoko ya za acide zo mu bwoko bwa omega 3, muri zo twavuga linoleic acid, alpha linoleic acid, eicosapentaenoic acid ndetse n'izindi. Izi acide zose zizwiho kurinda kubyimbirwa no kuribwa, zigabanya ibyago byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'indwara z'umutima. Izi acide nanone zizwiho kurinda kanseri y'amabere ndetse na kanseri ya prostate. Izi acide kandi zinarinda kumva udatuje, indwara za rubagimpande, ibisazi bizwi nka schizophrenia ndetse no kwibagirwa cyane ibyitwa Alzheimer disease. Ubunyobwa bukaranze ni isoko nziza ya zinc. Uyu munyu ngugu ugirira akamaro abagabo n'abagore, nubwo akamaro kayo kaboneka cyane ku bagore kurenza abagabo. Zinc ifasha umubiri kwirinda ibyuririzi n'izindi mikorobe zibasira umubiri, kandi igafasha mu gukorwa kwa DNA na RNA. Zinc ifasha mu gutuma twumva uburyohe, gukira kw'ibisebe no gukura k'urusoro mu nda. Zinc ifasha kandi mu mikorere y'imisemburo igenga imyororokere, ubanza ariyo mpamvu bavuga ko ubunyobwa bwongera amasohoro. Ikindi kandi zinc iboneka mu bunyobwa ifasha urwagashya mu gukora no kurekura insulin, bityo izo ni impamvu ubunyobwa bukaranze uretse kuryoha bunafite akamaro kanini umubiri. Ubunyobwa bubonekamo manganese, igezweho gufasha umubiri mu gusohora imyanda no kurinda umubiri kuba wakwangizwa n'uburozi buzanwa n'iyo myanda. Ubunyobwa ni isoko ya za flavonoids zitandukanye, muri zo harimo cryptoxacin, carotene, lutein, resveratrol n'izindi. Izi zose zizwiho kurinda no kurwanya kanseri, indwara z'umutima, indwara ya Alzheimer ndetse n'indwara y'imitsi. Binarinda kandi ubwandu bwaterwa na bakteri n'imiyege. Ubunyobwa bukize ku muringa. Umuringa ni ingenzi cyane mu ikorwa ry'amaraso na collagen. Iyi ikaba proteine y'ingenzi mu gusana umubiri. Reka dusobanukirwe ibintu byo kwitondera ku bunyobwa. Hari abantu bagira ubwivumbure ku bunyobwa n'ibibukomokaho, bityo ubwo bwivumbure ahanini buza nyuma y'akanya gato iyo umaze kuburya. Niba nyuma yo kuburya ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, uzihutire kujya kwa muganga. Niba ugira ubwivumbure ku bunyobwa, ikimenyetso cya mbere nyuma yo kuburya ni ukugira ibicurane bitunguranye. Niba ugira ubwivumbure ku bunyobwa, ikimenyetso cya kabiri uzabona nyuma yo kuburya ni ukwishimagura, kubyimbirwa no gutukura aho wishimye. Niba ugira ubwivumbure ku bunyobwa, ikimenyetso cya gatatu nyuma yo kuburya ni ukokera ku munwa no mu muhogo. Niba ugira ubwivumbure ku bunyobwa, ikimenyetso cya kane nyuma yo kuburya ni ukugira impiswi, kuribwa mu nda, iseseme no kuruka. Niba ugira ubwivumbure ku bunyobwa, ikimenyetso cya gatanu nyuma yo kuburya ni uguhumeka insigane. Bitewe n'uko ubunyobwa bushobora kumutera ubwivumbure, si byiza kubuha umwana utarageza umwaka avutse. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho.
Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.